Igitabo cy'Imigani, igice cya 27. Ntukiratane iby'ejo, kuko utazi icyo uwo munsi uzacyana. Aho kwishima washimwa n'undi ndetse n'umushyitsi, ariko atari ururimi rwawe wishimisha. Ibuye riraremereye, umusenyi ni umutwaro, ariko uburakari bw'umupfapfa burusha byombi kuremera. Uburakari butera urugomo, kandi umujinya umeze nk'isuri. Ariko ninde washobora kwihanganira ishyari? Guhanirwa ku mugaragaro kuruta urukundo rudaseruka. Ibikomere by'umukunzi bizanwa n'ukuri, ariko umwanzi asomana akabya. Uwijuse akandagira mu buki, ariko inda ishonje ikirura cyose kirayiryohera. Uko inyoni iguruka igasiga icyari cyayo, niko umuntu ameze urorongotana agati iwabo. Nk'uko amadahano y'imibavu anezeza umutima, niko umuntu aryoherwa n'inama ivuye mu mutima w'inshuti ye. Ntukareke inshuti yawe n'inshuti ya so, kandi ku munsi ugize amakuba ntukajye gutabaza mwene so. Umuturanyi uri hafi aruta umuvandimwe uri kure. Mwana wanjye, gira ubwenge, kandi unezeze umutima wanjye, kugira ngo mbone